Okay, nongeye kubaha ikaze. Rosika niyo yagakoze. Icya mbere ni amafaranga, icya kabiri ni ubwiza, icya gatatu ni ibiryo byiza. Icya mbere ni amafaranga, icya kabiri ni ibiryo byiza, icya gatatu ni byiza. Urukundo rwanjye yararwanze. Oya rwose. Yego. Nyamara namuhaye igihe. Niba urukundo rwanjye utarushaka nigendere, kandi ntazanagaruka, kandi ntuzibagirwe. Wakihanganye ko uyu munsi bimeze gutya ejo bizakemuka. Ihangane mwana, ntabwo ari igihe wabise. Narakwinginze ngo ushyire mu gaciro. Niba bigenze gutya, ejo bizagenda neza. Waranze. Narakwinginze ngo ushyire mu gaciro. Niba bitakunze uyu munsi, bizakunda ejo hazaza. Icya mbere ni amafaranga, icya kabiri ni uburyo byiza, icya gatatu ni ubwiza. Icya mbere ni amafaranga, icya kabiri ni ibiryo byiza, icya gatatu ni ubwiza. Icya mbere ni amafaranga, icya kabiri ni ibiryo byiza, icya gatatu ni ubwiza. Urabona ko byagiye bikunda. Ndibuka mu kwa 12, iyo uza kubyemera, iyo unyizera, igihe najyaga muri Gwagwani, warabibonye, ntabwo wari unkeneye. Nagerageje kugenda nkumvisha ko ubuzima buzaba bwiza, uranga. Nakwinginze gushyire mu gaciro. Niba bidakunze uyu munsi, bizakunda ejo. Waranze. Ntabwo ari njye. Niba bidakunze uyu munsi, icya mbere ni amafaranga, icya gatatu ni ibiryo byiza, icya kabiri ni ubwiza. Icya mbere ni amafaranga, icya kabiri ni ibiryo byiza, icya gatatu ni ubwiza. Icya kabiri ni ubwiza. Noneho urabona ko byakunze. Yego. Urabona ko nta kibazo. Urabona ko byagenze neza mukunzi. Wowe ugwambereye mubi, ntuzanagaruke. Narakwinginze gushyira mu gaciro. Niba abakobwa 7 utagomba gukundana nabo. Ndasobanura. Mwanya wa mbere umukobwa